hari tariki 17 Nyakanga 2022 nibwo Hirwa Nshuti Brice, umuhungu wa Bazivamo Christophe, yashyinguwe ku manywa mu irimbi rya Rusororo mu mujyi wa Kigali. Ni nyuma yaho ku itariki ya 29 Kamena muri uyu mwaka turimo wa 2022 umurambo we wari wabonetse mu nkengero z'amacumbi ya kaminuza ya Arkansas muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho yigaga. Uyu munsi kuri Radio ya Diaspora ONENATIONRADIO turagaruka kuri bumwe mu buhamya bwatanzwe hano bwiganjemo ubwase umubyara ari we Bazivamo Christophe. Bazivamo yavuze ko Hirwa ari umuhungu we wa mbere ukurikira umukobwa we w'imfura, gusa bombi bakurikira abandi bana be babiri bicanywe na mama wabo mu 1994 muri jenoside yakorewe Abatutsi. Icyo gihe hishwe na nyina wabo n'umukozi wo mu rugo aho babaga Gisenyi, mu gihe Bazivamo we yari mu Budage aho yigaga. Umugore babana uyu munsi ni murumuna we wa mbere bari barashakanye. We na Bazivamo bavuka mu karere ka Rulindo mu murenge wa Rukozo, ahari urugo rwa Bazivamo akiri umusore. Ni naho hari imva zishyinguyemo imibiri y'abe bishwe muri jenoside nubwo biciwe Gisenyi. Bazivamo yavuze ko umuhungu we yabyirutse nk'abandi, ageze mu mashuri agaragaza ko ari umuhanga ku buryo ngo atigeze arushya ababyeyi be kuko aho yize hose yagiraga amanota ya mbere. Yize amashuri y'incuke muri Green Hills Academy, abanza yakomereza muri Kigali Parents School, mu gihe yisumbuye yayize muri St Christopher's i Nairobi muri Kenya. Ati hose yari umwana ufite ubwenge utarigeze aturushya. Avuye muri Kigali Parents School yagiye kwiga muri Kenya ngo bamukoreshe ibizamini, aho kugira ngo bamwakire mu wa mbere bamwakira mu wa kabiri kuko yari afite amanota meza. Ati yaharangije ari uwa mbere kandi ari nawe ukuriye abanyeshuri mu kigo hose. Kuba rero yarashoboye kuba umwana uhagararira abandi muri Kenya nuko yari umwana uzi kubana, ufite gahunda, uzi ubwenge abandi biyumvamo. Ati n'umwana wabonaga azi kubana n'abagenzi be n'abandi bamukunda kandi by'umwihariko akunda abana. Bazivamo yavugaga ko ubwo yigaga muri kaminuza ngo yatahaga akisanzura ku bana bato kandi ntajye mu bikorwa byo gusamara aho ari hose. Ati ibintu byo gupfusha amafaranga ubusa ntabyo yigeze. Umuha amafaranga igihe runaka wakeka ko yashize akakubwira ko nta yandi akeneye. N'umwana utarigeze ujya muri gahunda zo kundushya mu buryo bwari bwo bwose ndetse no mu bijyanye n'amashuri. Ubwo uyu musore yajyaga kwiga muri Amerika, Bazivamo yavuze ko atari we wabimufashijemo, ahubwo ko yakoze application ahantu hatandukanye akabona buruse. Ageze muri Amerika ngo hari amasomo menshi bamusoneye kubera ko yari yarayize akayatsinda mu buryo buhebuje aho yigaga muri Kenya. Ati yari umwana utaruhije, woroshye ubuzima kandi abana n'abandi neza. Agiye yaratangiye gushakira ishuri mushiki we, ni nabyo biganiro bya nyuma twagiranye harimo na gahunda yo kugira ngo aze. Ati yari amaze kohereza imiterere y'urugendo rwe rumucyura mu biruhuko. Yagombaga kuzaba ari hano mu Rwanda hagati y'itariki 5 Kanama na 14 Kanama. Yakomeje agira ati nari mufitiye gahunda ariko ubwo Imana yahisemo ko ibishaka. Bazivamo kandi yavuze ko urupfu rwa Hirwa rwaje nk'inkuba kuko yarumenye mu buryo butunguranye cyane ko atari yarigeze arwara. Ati twabimenye hafi mu masaha ya 7 z'ijoro nibwo abana babana batubwiye ko byarangiye, ariko wabaza ugasanga nabo nta makuru bafite kuko abapolisi baje kubareba babamenyesha ko yapfuye mu gihe bari bazi ko ari mu cyumba. Byaradutunguye ntitwanabyemera. Yavuze ko mbere y'uko umuhungu we yitaba Imana abandi babanaga bari kumwe mu ruganiriro rw'inzu babagamo. Ni apartment babagamo ari 5, buri wese afite icyumba cye, bagahurira mu ruganiriro no mu gikoni. Ku itariki ya 29 Kamena ngo bose basangiriye hamwe nijoro kugera saa 4. Uwamubonye bwa nyuma bakanavugana ni umusore n'ubundi babanaga. Ati kuko ngo hari ikintu yagombaga gufata mu cyumba cye, amwoherereza message, noneho arakingura aragifata, arangije undi azimya amatara araryama. Amuheruka ubwo kubera ko mu gitondo bari bicaye aho, umwe muri bo yarahiriwe ngo noneho mu masaha ya 6:30 nibwo abapolisi baje kubareba bababaza niba bazi Brice. Ngo abo bandi barakangaranye, polisi babaza icyumba cye, bakinguye basanga nta urimo, mu gihe abo babana bari bazi ko akiri mu cyumba. Ati nta wuzi uko yahavuye, uko yagiye. Mu gitondo cya tariki 30 hagati ya 3 na 5:30 nibwo abapolisi babonye umurambo
wageze aho bawusanze, mbere yaho ntawe uzi icyabaye. Bwakeye mbere ya 3:30 ngo hari abantu bari aho umurambo wari uri, nyuma yaho bahavuye ngo nibwo umurambo wahabonetse. Ati umurambo bawusanga ufite ibikomere ahantu hatandukanye, haba ku maboko, haba ku mutwe, haba ku mavi. Impande y'amavi hari ahantu bajombye uruntu rw'urwuma rumeze nk'imisumari minini, ndetse no ku mutwe hari aho ubibona muri ubwo buryo. Uretse amafoto polisi yari yanyeretse, ariko naranamwiboneye. Umudamu wanjye yaramubonye, abo twari kumwe baramubonye. Yarababajwe, ni urupfu rwadushegeshe. Uwo ni Bazivamo Christophe ukibara inkuru y'uko yamenyeye urupfu rw'umuhungu we. Bazivamo kandi avuga ko ari urupfu rurimo urujijo, cyane ko aho umurambo wasanzwe ubundi bari abapolisi bahaba, hari abakaminuza bacunga umutekano, hari kamera zifata amakuru yose, ariko kugeza na n'ubu abapolisi bakaba batarabashije kugaragaza iby'izo kamera zabonye kuko ari byo bishakwa n'ubundi kugira ngo bikurikiranwe. Yakomeje agira ati twabasabye ko berekana izo kamera ibirimo, bavuga ko zitaraboneka kuko hari sosiyete ishinzwe ibya kamera ifitanye amasezerano n'icyo kigo kindi, bakaba batarabihabwa. Ngo iyo sosiyete ntirabaha izo kamera. Polisi ivuga ko arizo zizatuma ibasha kumenya neza ukuri kw'ibyabaye. Turacyari mu rujijo, ariko turategereje. Bazivamo yavuze ko ambasade y'u Rwanda muri Amerika yamuhaye ubufasha, ikamuha umukozi umufasha gukurikirana dosiye y'urupfu rw'umwana we, ariko ko abona polisi ya Amerika itari gukora akazi kayo uko bikwiriye. Ati abapolisi ubona batarakoze uko bikwiriye, batari no gukora uko bikwiriye kugira ngo habeho gukurikirana ibyabaye bibe byagaragazwa neza. Umupolisi bashyizeho avuga ko ategereje izo kamera n'ibisubizo byo muri laboratoire. Telefoni za Hirwa na mudasobwa ze ebyiri ziri mu maboko ya polisi ya Amerika. Bazivamo avuga ko yasabye ko bamubwira ibyo babonyemo n'umuntu bavuganye bwa nyuma, ariko ko bitarakorwa. Ati bavuga ko batabashije gufungura telefone, gufungura mudasobwa kubera ko ngo badafite ijambo ry'ibanga. Nabyo tukumva ko ari ukutabiha agaciro, kuko ntabwo wasobanura ko wabuze ijambo ry'ibanga mu rurimi rw'icyongereza ubwo ni password, kugira ngo urebe muri telefone uri umupolisi, kandi ushobora no kujya kubaza za sosiyete zibishinzwe ukabasha kubibona. Twaramubuze nta kundi, ariko ntekereza ko ukuri kuzagaragara. Zaninka Orere, umubyeyi wa Hirwa, yavuze ko umuhungu we yari nk'umujyanama we. Ahamya ko yagiye mu ijuru kuko nta muntu wamuvugaga nabi, kandi nawe akaba nta muntu yangaga. Bazivamo Christophe yabaye minisitiri mu bihe bitandukanye mu Rwanda. Magingo aya ni umunyamabanga mukuru wungirije w'umuryango w'ibihugu bya Afurika y'Iburasirazuba, East African Community, ndetse ni na vice chairman w'umuryango wa FPR Inkotanyi. Twihanganishe uyu muryango kandi twifurize iruhuko ridashira uyu musore ugiye akiri muto. Nitwa Simeon Stizo Muhumuza. Iyi ni One Nation Radio, ijwi rya diaspora. Ese ujya utekereza kuri ejo hazaza hawe n'umuryango wawe uko hazaba hameze? Bantu muri Amerika, waba ujya utekereza uko byagenda cyangwa uko watunga umuryango wawe uramutse uhuye n'ikibazo cy'uburwayi bukomeye bwatuma utabasha gukora igihe kirekire? Igisubizo ni life insurance with living benefits. Ibaza ubwishingizi bubumbiye hamwe bugufasha igihe cyose wagira ibyago ukarwara uburwayi bukomeye bukakugoboka, wagera mu zabukuru bukakugoboka, ndetse wanitaba Imana umuryango wawe ukitabwaho neza kandi igihe kirambye. Akarusho rero nuko iyo udahuye na kimwe muri ibi bibazo uba ushobora gufata ubwizigame bwawe. Icyiza kindi kirimo hano rero nuko kubufata hakiri kare ariko kugira inyungu nyinshi, kuko urinda ugeza mu zabukuru ugitanga amafaranga amwe wahereyeho utangira kubufata, bitandukanye n'ababufashe barakererewe. Waba uri mukuru waba ukiri muto, nawe ubu bwishingizi urabukeneye kandi urisanga. Erega ntawe umenya aho bwirageze, kandi bavuga ko ntawe ujya inama n'iminsi. Aha, ngwino muri IB Financial Freedom Solutions maze tuguhe ubwishingizi bwizewe, burambye kandi buzakugirira akamaro. Ku bindi bisobanuro duhamagara ukoresheje iyi nimero 817 8084 597 cyangwa utwandikire kuri email ibfinancialfreedom@gmail.com. Life insurance, live better, live insured.
Iwacu Dignity Home Care. Iyi ni intaho y'amahoro n'umunezero yakirana ubwuzu abageze mu zabukuru batagifite imbaraga zo kwiyitaho cyangwa babitaho, kimwe n'abasazanye indwara zibasaba kwitabwaho by'umwihariko nka diyabete, kanseri, umuvuduko w'amaraso, kwibagirwa n'izindi. Muri Iwacu Dignity Home Care bagukorera isuku ijyanye n'icyubahiro kigukwiye, ugahabwa ifunguro rihuye n'ibyo umubiri ukeneye. Baraguhuza n'abavuzi ndetse banagufasha gufata imiti neza no gukurikiza inama za muganga. Hari n'imyidagaduro irimo no kugutembereza bigufasha kuruhuka no gusabana. Ni mu gihe kandi kuko bafite abakozi bazobereye mu gutanga izi serivisi, bifashisha uburyo n'ibikoresho bigezweho bituma bagukurikirana ubudahumbya. Wowe uri mu Rwanda ukeneye izi serivisi rero, nawe uri mu mahanga wifuza gusazira mu rwakubyaye, shyikira Iwacu Dignity Home Care, urugo rwuje urukundo n'ubumuntu, aho wiyumva nk'uri wawe mu muryango. Niba wumva kandi wakwitabwaho uri wawe, izi serivisi barazikwegereza maze nawe uryoherwe n'ubuzima. Bakorera mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo mu murenge wa Jabana. Ukeneye ibindi bisobanuro wahamagara kuri 079 14 34 761 cyangwa se ugasura urubuga wa eshatu @iwachuhomecare.rw. Kirazira nawe uzasazana amaganya. Mu rwa Gasabo dufite Iwacu Dignity Home Care.